hanyuma Rwanda Premier League irimo igenda itwereka ibyiciro bigomba gutorwamo abakinnyi bahize abandi. Ibere nicyo kintu yari amaze umwanya munini cyane ahugiyeho yongera kutwereka urutonde rw'abakinnyi bagomba gutoranwamo abeza. Ibe tunyuriremo abakinnyi bagomba gutoranwamo abeza ni 30. 30 n'abakinnyi 30 mwaramutse. Ni ibintu byateje n'ikibazo kwizigira kubera ko buri wese aravuga ati kuki atari mu uyu mukinnyi. Amakipe agiye atandukanye akavuga ati ko uyu mukinnyi mu by'ukuri yitwaye neza, niwe mukinnyi wasezo kuri twebwe, ariko wenda ugasanga ntabwo arimo. Ariko nyine ubwo Rwanda Premier League yo ivuga ko yakurikije raporo zitandukanye z'abakomiseri, ikanakurikiza kandi amaraporo y'abateam managers kugira ngo barebe statistics z'umukinnyi kugira ngo bagende bamushyira muri aba bakinnyi. Ariko mu by'ukuri urebye abakinnyi 30 ntako batagize pe. Hagaragaramo abakinnyi b'amakipe mato nk'amagaju za Muhazi zifitemo abakinnyi ntako batagize mu by'ukuri. Wenda tuzareba umukinnyi bazatoranyamo muri 30 uzahiga abandi. Banga abakinnyi 30 rero barimo uwo bita Faringanye, ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport umunya Senegal. Barimo kandi uwo bita Muhire Keve, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Faringanye baramutoye kuko afite ibitego 13, umurusha ibitego ni Umar Abba afite ibitego 14. Nubwo Faringanye yagize ikibazo akavunika muri sezomo hagati ku mukino wa 17 hari hakiri kare cyane, ariko kuba yaramaze icyo gihe kinini cyane ayoboye urutonde rw'abatsinze ibitego niyo mpamvu yatoranyijwe. Hanyuma hakabamo kapiteni Muhire Keve, ni umukinnyi wakinnye iminota yose Rayon Sport yakinnye muri uyu mwaka. Yego urebye nafite assist zigera kuri 11, arumva ari afite imibare myiza cyane. Hanyuma kandi barimo Ruboneka Bosco unahabwa amahirwe wenda ko yaza muri batatu banyuma kubera ko nawe yakinnye imikino myinshi mu ikipe ya APR. Urebye uburyo Medani ikipe ya APR abantu baravuga bati Dauda Lamine Ba wenda na Batade bazajya babanzamo, ariko Ruboneka yagerageje gushyiramo agatuza mu by'ukuri abona umwanya. Hanyuma kandi barimo Emmanuel Arnold Okwi, umukinnyi w'ikipe ya AS Kigali. Uyu afite ibitego 9 mu ikipe ya AS Kigali. Nejo ubone yaratsinze AS Kigali ndakora imyitozo se bongo ahubwo yaragerageje. Ibitego 9 ni byinshi. Ibitego 9 ni byinshi. Ni nawe top scorer wabo. Hanyuma kandi barimo Habimana Yves, uyu musore yaje kugira ikibazo cy'imvune mu ikipe ya Rutsiro, ariko mbere yuko avunika arameze neza. Yarameze neza, yarafite ibitego 8. Yarafite ibitego 8 byana ikora mu Mavubi, anakina anajya no mu kibuga akina iminota mike ariko arakina. Harimo Usabimana Olivier, uyu ni vice captain w'ikipe ya Marine, burya yungirije Fabio. Nawe mu by'ukuri iyo Marine atsinze igitego bibiri abafitemo kimwe. Biragoye kubona Marine yatsinze bibiri atatsinzemo kimwe, ahubwo ibitego bye ko bitazamuka. Usabimana Olivier kandi amaze igihe kinini. Yabaye no muri polisi niba nibuka. Yabaye muri polisi, yavuye muri polisi ajya muri Marine. Hanyuma kandi barimo niyo mugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya APR, kuba ari kapiteni byonyine w'ikipe iyoboye shampiyona bimuhesha no gukina. Anakina bihoraho no gukina ikipe y'igihugu, anakina bihoraho kuri gatatu pe, kuko urebye na competition nini afite. Yego. Hazamo Kadim Ndiaye muzamu ikipe ya Rayon Sport, nubwo wenda yaje guhagarika ari muri best players. Ari best players na ariko yagize ama clean sheet menshi. Mbere yuko ahagarikwa yagize kugira clean sheet 8, nyuma yahaza gutsindwa ibitego mu mikino nk'ibiri kurikiranye baramuhagarika. Ariko urebye nyine parcours ye mbere yuko ahagarikwa byari byiza. Hanyuma kandi harimo na Pavel Nzira, nawe waje gutakaza umwanya mu ikipe ya APR. Ubizamu ririmo Pierre. Abantu bani baje bati ko Pierre ari uri gufata muri iyi minsi, hakaba hajemo Pavel Nzira mu mwanya wa Pierre. Niko bavuga imikino myinshi kuruta Nzira. Nzira yakinnye imikino muri rusange y'imikino 16. Ahubwo aramurusha kuko champion igira 30. Urumva mu mikino 14 bamaze gukina 12. Yego. Urumva Pierre akina 12. Yego. Yamurusha imikino. Hanyuma kandi barimo Nshimimana Yunusu, barimo Joseph Saki, kapiteni w'ikipe ya Muhazi. Joseph Saki nawe rwose rigaragaje cyane. Mwe makinnyi beza bari mu makipe mato. Yego. Barimo Youssou Diagne murabyuka ko yatangiye shampiyona atabona umwanya wo kubanzamo, kuko ndibako Rayon Sport itangira gukina kinishaga Nsayimana Aimable ndetse na Omar Nyingi. Ariko Omar Nyingi aza kugira akabazo, murabyuka agira akabazo mu isura kuri match bakinaga na polisi. Nyuma yayo nubwo Youssou Diagne yaje ahita nafatisha mu by'ukuri, nyuma na ba Aimable baza kuteza ibibazo nyene. Youssou Diagne abona umwanya wo kubanzamo, niyo mpamvu yaje muri abakinnyi 30. Barimo kandi Sharif Bayo umwe mu bakinnyi umuntu yavuga ko sezo ya mbere yarigize muri Kiyovu
niyo yagize ubu ngubu biratandukanye kuko ubu ntabwo wavuga ko umwe mu bakinnyi Kiyovu Sport igenderaho kuko imikino Kiyovu yatsinze wavuga ko yafashwe n'abana b'intare ba Darcy ariko nyine Sharifu Bayo yajemo barimo kandi Mamadou Lamine Ba uyu musore nawe yajemo urebye imibare ye ntabwo ari myiza cyane ariko nawe ya maintenance umwanya we Mamadou Lamine Ba ni best player ubwo uri kudusomera mu bakinnyi 30 best player ariko uburyo bikoze ntabwo ari byo ntabwo bazagenda babagabanya rya best player ntabwo babizi n'ababeshyi ibyo ni ugusaranga n'ababeshyi tutabeshya ibyo bintu bisaranganya iyi shampiyona nta best player ifite buri mukinnyi wese wavuga aha ngaha buri wese twamuvuga dukomeze turaza ko comment inyuma turebe wenda ikizanakorwa ahubwo jewe criteria icyo nemeza abantu ntibakinnye imikino yose ntibazahimba retarantera none se ko hasigaye iminsi 7 bazagabanya ryari bagabanya abantu barimo baratora abantu bari gutora kuri social media baratora ubwo na pani zareba hanyuma harimo uwo Mukiza Obed nimero 2 w'ikipe ya Mukura urumva barimo Ninde na Clement unahabwa amahirwe ni nawe niwe navuga ubikwiriye umukinnyi ubanzamo mu buryo buhoraho mu kideside imikino myinshi ya APR ya byagoranye kitsinda akaba yatsinda ibitego bitandukanye umukinnyi navuga ngo consistency ye kuva muri Rayon Sport ndetse na za Marine kuya n'ubu ngubu numwe makinnyi navuga APR yatwara igikombe bigahita bibaka niwe mukinnyi wujuje criteria zo kujya kuri urwo rutonde cyane hanyuma kandi harimo Useni Ciza Serafe ubu tuvugana uri mu ijuru nkuko umutoza we bitangaje abonyaga bamparise nka faze turu yose niyigeza kandagira mu kibuga nakandagiye mu kibuga urumva yagiye muri test yibereye muri test ariko umutoza yavuze ko ari mu ijuru ariko nawe yafite imibare myiza mbere ko ava muri champion yafite imibare myiza ariko baza ko kuva yagenda mu magaju nta uramuco ku bitego kuko afite ibitego 9 umukurikiye ni Edouard afite ibitego 8 birumvikana ko yarafite imibare myiza hanyuma kandi barimo Umar Aba taza mu kipe ya Rayon Sport ya Bugesera ubu tuvugana ni top scorer yego 12 nabo gusa ntabwo arabo gusa barimo na Watara nawe imikino yakinye muri phase retour n'ibitego atsinze 10 nge mubarira 10 nibyo mubarira Rwanda Premier League 11 ariko nawe yajemo hanyuma kandi barimo Ishimwe Christian harimo ari Musanga harimo Narcisse uyu ni kapiteni w'ikipe y'Amagaju barimo Boateng Mensa umwataka w'ikipe ya Mukura ukuntu babikoze no kugira ngo buri kipe yose igira mu mukinnyi ntabwo ari byo ibyo bintu bya 30 nibibaho ni benshi urumva buri wese nyine afite ibyo wamuvugaho kandi byiza mu by'ukuri batoranyije muri buri kipe bagerageje kwitwara neza ba Boateng Mensa ba Useni Serafe unuvuga ngo buri kipe iri represented Joseph Sake sibye nka Musanze ni idafite best player icyo nemera cyo ni kimwe ni reconnaissance Rwanda Premier League kuba ireconnaissa ibyo bakoze n'imirimo bakoze sibyo ahubwo tujye muri bari 5 niho twaza gufata ahubwo akanya ko kuganira kuko 30 bo ni benshi ugabaragamo Dibumba Richard Clement Haji Frank Didier ndetse na Seboato Nicolas na Haji arimo iragwa ariko kuri ibi bya best player Swati Muhire Keve Ninde na Clement ubwo ndimo nagenda abantu bakinye sezo yose ruboneka hano hagiye basikina na ruboneka ariko baba Paveri Emmanuel Ukwiye wagerageza na Claude niyo magabo ariko umuntu akinye imikino 15 ikipe y'ubwayi mubonye ko atari best player mukuyemo izanye undi kinishije undi ari muri best player gute ariko Rwanda Premier League turana n'irenganya nuko nayo yipashe ikintu cyo kuvanga igiye gutoranya abakinnyi benshi ariko kureba abakinnyi bitwaye neza nabyo ubwabyo biragoye kuko urareba wenda ikipe igiye gutwara igikombe best player wavuga ngo Serafe bavuga muri na champion yacu abakinnyi beza ni bake biroroshya ahubwo ugendeye kuri critère ugacyaho tivunwe wakinye 75% bya seso ugavuga ati iyo condition hahita havamo nka 20 ariko ntacyo 30 nabyo ni byiza ko bagerageje ni reconnaissance wenda umuntu azana bitwara muri transfer avuga ati hano naje ni 30 beza nari ndimo ariko bakoze rero turabona bigoranira rero abatoza batanu tuje kureba abatoza batanu hazatoranywa ni tugende barimo Darkonovic yari ku ikipe ya APR gusa yise ku mwanya wa mbere hanyuma kandi barimo Robertinho nawe yahagaritswe mu ikipe ya Rayon Sport barimo Shaban atoza ikipe ya AS Kigali ku mwanya wa 3 barimo Gatera Musa uderuka kubona insinzi mu ikipe ya Rutsiro ndetse na Mashami Vincent ikipe yiri ku mwanya wa 4 mutoza mwiza muri abo ngabo ni Darkonovic umweza ni Gatera Musa
muri the athletic yatoye nde The Athletic y'uyu mwaka yatoye no Spirito Santo nuvuga ngo impamvu mvuga Gatera Musa nuvuga ngo ni umutoza wafashe ikipe idafite igitereko cyo kuba ari ikipe iremereye ikazi kabyigana at least ukabona nyine ko ari travail yayikozeho naho Darkonovic byagarukiye mu nzira baramurekura Robertinho baramwirukanye ariko ibintu biri ku murongo urimo urabyumva bamwirukanye biri ku murongo hagati ya Mbarushimana na Gatera Shabani nawe navuga ko nawe afite imbere myiza buriya baguma babaratoye na Arekirasa yego Arekirasa yaguma ko arimo urimo urabyumva kogorira ubu ni ya gatanu cyakora nko kuzanamo amashami basize Kirasa niba ahubwo ni ikinungura bo bafashe abatoza batanu ba mbere bose n'ubyumva ni ikipe ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu niko babigenjeje niko bimeze nubwo amanyimba muri we nawe uretse Gatera Musa bashimo ariko niba hari cyasha cyabaho kwizigi abango haramutse ari umutoza ugihawe ikipe itarakimuhembeye nka Dariko yahembe kwirukana yirukanwe mu ikipe ya APR ibaze kugira ngo abe best coach of the year yarirukanwe mu ikipe ya APR cyangwa na Robertinho yaragarutse mu ikipe ya Rayon Sport abatoza nimyo mpamvu nanimbanije kuba urugero mu Bwongereza barimo baratora no Espirito Santo afashe Nottingham Forest ikipe struggling kumanuka akoze ibidasanzwe ibi narwana no kujya guhagarara nako izahagarara igihugu cy'Ubwongereza mu mikino mpuzamahanga uwo muntu kumutoranya biba byumvikana nizo travail za Gatera Musa nizo travail za Arekirasa za Shabani uvuga ngo Shabani abakinnyi baramubwira ngo tugiye kuryama tuzagaruka tuje kuri match baduhembira igitano dukina ikipe akayizana mu makipe ane ya mbere izo travail wavuga ngo uyu muntu yakoze ibintu bikomeye si ngombwa ko buri gihe ahembwa uwatwaye igikombe cya shampiyona kuko igikombe cya shampiyona nacyo ubwacyo kiri entre parenthèse fata umutoza umushyire ku munzani yatoje imikino ingahe yatsinze ingahe yitwaye te muri iyo ikipe yayisanze yifashije ate ayifasha ate ya na kondisiyo yakoreyemo nazo wazireba umwaka ushize iyo batora best coach of the year batoye Thierry Froge ariko ubundi bagomba gutora Habimana Sostene Musanze yashyize ku mwanya wa gatatu urumva ikipe usanze irastragoring iyi Rutsiro bayipakiramo za bitandatu umwaka ubanziriza ushize izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka nuvuga ngo wari umwaka wayo mu cyiciro cya mbere wa mbere izamutse iraje irabyiganye imaze 18 games ifite run nziza yo kudatsindwa imikino urumva iyo travail fata ikipe ya Gorira umwaka ushize yagomba kurwana no kumanuka fata Arekirasa umutoza ayizanye mu myanya 5 ya mbere uwo muntu uramutse umuhembye nka best coach of the year ubu ufite ibintu ugendeyo kandi bifata hanyuma amashami atangiye ashaka igikombe yagize rani y'imikino myinshi adatsinda Kirasari muri phase retour yamaze igihe kinini adatsinda ariko uko byana kose si nk'amashami umupira mu Rwanda ariko iki bagiye Shabani pe Shabani nawe hagati ya Shabani na Gatera Musa Shabani kirangiye mpamvu nari kumuzanamo ni imikino niheruka imikino niheruka Rutsiro ntabwo iri kwitwara nk'ikipe nk'uko yahose ariko wanareba ibyamubayeho niba se yarahagaritswe bakabamuhagaritseho gato bakajya bakamugarura yahagaritswe kubera iki se yahagaritswe yatsinze n'ibindi ibyo garuka byo n'ibindi hanyuma mu bazamu nabo harimo ibibazo bikomeye cyane ko harimo abazamu batagikina batakibanzamo banahagaritswe nk'ubu harimo Kadi Mundiaye umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport wahagaritswe kugeza ubu ngubu utari gukoreshwa ariko yari yagize wenda clean sheet 8 nibyo twavugaga ariko njye ntabwo namushyiramo hanyuma kandi barimo Pavel Nzira watakaje umwanya ntabwo akibanzamo mureke komeza umuzamu Nicolas Seboato ni nawe uhabwa amahirwe at least kapiteni w'ikipe ya Mukura abanzamo imikino myinshi afite assist ebyiri barimo kandi Ibrahim Dauda Bareri umuzamu w'ikipe ya Gasogi Mogomani nyorohamo muri batane kuyazamo na perezida ubwe yaremwirukanye n'umutoza Bareri Bareri arahari ariko yaremwirukanye n'umutoza yaje kwisubiraho nibira bya Kenisi gwa byuko Mogomani Kenisi nuko agenda hindagura ibyemezo ntabwo yaremwirukanye n'umutoza da Chemas gadarimo yabirukanye hanyuma kandi barimo na Mugisha Gadi mwa nayo Gadi hagati ya Gadi na Sebo mwenge bandi Sebo nabarushimiye bari rwose na experience na byose n'amaklinshi tarabarusha namukora yatanze ubushyuhe muri shampiyona kandi yabigizemo uruhare imikino myinshi bagiye batsinda zarayabuze ako Seboato numwe mu bakinnyi bari royo warabyo kunyanze kuva muri Mukura amakipe amwirukaho ariko aranamba ayiguma mbere kuzana Kadimendiaye yaguma kwa yamusinyishije uyu mwaka amenya ariva
akamenya arayivamo. Sebwato biragoye nta n'amakipe mu ruganoga. Sebwato umuntu umuhemba yaramubwiye ati we icara uhembwe amafaranga ndayafite. Ajemo turazemu parite recruitment turazemu parite niyikora ni Zeyimana Olivier Volcan ni umuhemba ajya no kongera amasezerano. Oya ni we wamurekrisa recruitment ni we uyimuha ahembwa kimwe n'abandi bose ahembwa n'akarere ariko ni we umurekrita. Ni nawe nicyo cyazimye atajya muri Rayon Sport ni nawe umwongerera amasezerano cyane. sawa kabisa cyane. Yego twagiye kuri best young player of the season cyangwa se umukinnyi muto wa saison. Urumva barimo Adama Bagayogo uyu munyamaro ukina ikipe ya Rayon Sport afite imibare myiza. Adama buradama nyine umukinnyi ukiri muto ntabwo buri gihe abagomba gukina na impact akora yose. uruzi ikintu cyabaye kuri Adama kubera ko akiri umukinnyi muto ngo yagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho kuko burya ngo Robertinho Adama yamufataga nka papa wa kabiri rwose nanabivuze muri interview yakoranye n'ibitangazamakuru bitandukanye vuga ngo agiye rero yibuze ikintu cya yabaye nk'ubaye perdi yabuze nyine umuntu umubwira ati mwana wanjye ngwino yagize ikintu cy'igihunga na pressure ku buryo nyine condition yakoreyemo nyuma ya Robertinho yuko agiye byaramugoye cyane n'impamvu ubona n'ubu yaratsinze igitego kimwe nyuma ya Robertinho yazize igitego kimwe cyonyine na match bamushyiramo rwose asimbuye ibona ari umuntu yaribuze muri Rayon Sport urumva ngo nyine byamugize ingaruka. Hanyuma kandi barimo Useni Chiza Serafe mu bakinnyi bato ni muto yaburiya ni muto afite imyaka 20 niba nibuka neza. Bazamuhembera heze ntawe uzabahari ari mu ijoro afite 10 tugende. Barimo Darcy wa Kiyovu Sport imikino mike akinye muri Kiyovu mu by'ukuri ni umwe mu bantu bayigumisha mu cyiciro cyane. Niwe natora mutunzi Darcy ibitego 5 yatsinze biruti byaba Yihariye ruti byabande nahaziye naho yaravuye Darcy ahubwo sinzi n'impamvu umutoza wa Kiyovu Sport watsinze imikino 8 batamugize mu batoza bagomba kurebwaho muri vaze retour wamagana sinzi imikino 8 Mariki Wade yewe Darcy niwe natora kuko we noneho yabaye umuntu wikorezwe ikipe kandi atanga umusaruro afite 5 ntabinganya na Bagayogo ubwo baranganye barabinganya na Bagayogo afite 5 yego. Hanyuma kandi barimo uwo bita Didier Ndayishimiye uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Kigali umukinnyi w'umuhanga kapiteni wa Under 20 yego ndabona Didier wa Under 20 yego nabarakina. Hanyuma kandi barimo afite ibitego nka 2 afite bitatu muri Kigali. Barimo umuzamu François w'ikipe ya Bugesera nawe no muzamu Habineza Fils François bavanye ikipe ya Bugesera nta kintu yakoze kigaragaza ko Bugesera yigumane. Ejo bundi bamutsinze igitego ku makosa ye igitego cya Bugingo oya tutanabaze na match imwe yakora amakosa menshi kandi Bugesera istiraguringa muri iyi sezo Bugesera ntabwo yigeze yitwara neza ko yatanga umukinnyi mwiza. Yego barimo umukinnyi wantunguye ntabwo nari nzi ko ari muto yitwa Masimango akina ikipe ya Muhazi. Masimango bamuzanye muri isezo akina inyuma rutayizamu. Hanyuma kandi barimo Niyo David uyu musore nawe yavuye mu kipe y'Intare ajya mu kipe ya Kiyovu ari muri babana bane bavuye mu Ntare bajya muri Kiyovu. Niyo David ku bantu bamwibuka niwe watsinze igitego ikipe ya APR bagifungura phase retour APR na Kiyovu atsinda igitego abantu bazi ko Kiyovu igiye kunyagirwa ariko afungura amazamu gusa byaje kurangira nyine Kiyovu itsinzwe ariko David nawe yajemo akina hagati akinisha imoso. Hanyuma kandi barimo uwo bita Sultan Bobo akina ikipe ya Marine. Sultan Bobo no mukinnyi mwiza cyane bamwibagiwe di Sultan Bobo no mukinnyi mwiza umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'abanyamyaka 20 yabaye domanti ngendeye ukuntu yarazamutse urebye kandi n'umuntu ni muri umuntu ariga wanuza wa Ramazan yewe numvaga amazina ye nkumva atari umunyarwanda kandi umunyarwanda abanyagisenyi sese bakunda kugira mbe ayo mazina bamwita Sultan ahubwo arabura mirindi ari Sultan Bobo ari rindi ribanza irindi riburamo aha muri aba peti cyakora Darcy yatanze na Bagayogo baza umwe azaba wa mbere ndabo wa kabiri